ko wanyase kandi urasiganwa n'iki? Ndagira ngo cya kiganiro kidusobanurira imiterere n'imikorere ya kaminuza y'u Rwanda kitancika. Kurikira ikiganiro kaminuza mu iterambere kuri Radio Salusi. Abarenga 60% by'abanyarwanda ni urubyiruko. Umubare munini wabo baracyari ku ntebe y'ishuri, yaba mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza. Urubyiruko nka zimwe mu mbaraga z'igihugu, ni nayo mpamvu usanga ibihugu byinshi bishyiramo imbaraga zitandukanye ngo rushakirwe icyaruteza imbere, ndetse narwo rugakora ibikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere igihugu. Ni ikiganiro kaminuza mu iterambere. Ikiganiro cya kaminuza y'u Rwanda kuri Radio Salusi ku mirongo ya 97.0 ndetse n'101.9 FM. Nge mugiye kubana ndi Jean Claude Twagirimana. Ni ikiganiro ntegurana na Eugene Hagabimana ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa bya kaminuza muri campus ya Huye. Kaminuza y'u Rwanda niyo kaminuza nini mu Rwanda ibarizwa mu ntara zose n'umujyi wa Kigali. Iyi kaminuza ifite abanyeshuri bagera ku 30,000 ndetse n'abakozi barenga 2,000. Abaturiye amashami ya kaminuza usanga bashimiye ibikorwa bagezwaho nayo, birimo nko kuba abanyeshuri bayo mu mashami atandukanye bafatanya n'abaturage mu guteza imbere igihugu, haba mu muganda cyangwa kubasangiza ubumenyi bafite. Usanga abiga ubuhinzi bafasha abahinzi kwiyungura ubumenyi, abiga ubuforomo bagafasha abaturage kumenya ibyorezo by'indwara, cyangwa biga amategeko bagafasha abaturage gusobanukirwa nayo, ndetse n'ibindi. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi muri Koleji y'Uburezi ya Rukara. Ni ishami rya kaminuza y'u Rwanda riherereye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Kayonza, ni mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Kayonza. Bitewe n'amavugurura yabaye mu mpera za 2018 muri kaminuza y'u Rwanda, iri shami ryimuriwe muri campus ya Rukara rivuye muri campus ya Remera, bituma ubuzima bwa benshi muri aka gace burushaho kuba bwiza. Muri iki kiganiro turaganira n'urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira ndetse no kurwanya ibyaha ruzwi nka Rwanda Youth Volunteers ni community policing mu ishami rya Rukara. Uru rubyiruko ruri ku mikoro ya NTIRANDEKURA Schadrac ushinzwe itangazamakuru muri iyi campus. Aha rwatangiye rumubwira amavu n'amavuko y'uyu muryango ndetse n'icyo ugamije. Amazina yanjye nitwa Umutesi Claudine, akaba ari ngiye coordinator cyangwa se uhagarariye uyu muryango witwa Rwanda Youth Volunteers ni community policing. Mbega ubwo bishatse kuvuga urubyiruko rw'abakorerabushake mu gukumira ndetse no kurwanya ibyaha. Ni ukuvuga ngo rero twe mu byo dukora dufatanya kenshi na polisi mu buzima bwacu bwa buri munsi, turufatanya nayo kuko community policing baba turi hafi cyane. Ikindi ni ukuvuga ngo ku mavu n'amavuko y'umuryango, uyu muryango wavutse washingiwe muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Icyo gihe ntago bari bagahuje kaminuza zose, yari kaminuza y'u Rwanda ikorera i Butare gusa. Ariko uyu munsi twebwe turimo turakora nka Youth Volunteers cyangwa se abakorerabushake bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi rikorera hano muri Rukara. Nuvuga ngo mu byo dukora twebwe dukora ibikorwa by'iterambere ry'igihugu cyacu, kuko tuba dufite ishyaka ryo kubaka igihugu cyacu. Tujya hanze dukorana n'abaturage kenshi, dukorana n'abayobozi b'abaturage, abahagarariye utugari, abagitifu b'utugari. Nuvuga ngo twebwe iyo tugiyeyo akenshi dukora tugakora uturima tw'igikoni, twubaka amazu, tumba amatafari agenda akoreshwa mu buryo butandukanye, bashobora kubaka imisarane cyangwa se bakubaka nayo mazu bubakira umuturage utishoboye. Ni ukuvuga ngo rero uyu muryango ujya gushingwa, abanyeshuri ubwabo baricaye bagira igitekerezo bashingiye ku byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yarakoze mu gihe bari mu buhunzi hanze. Bo bararebye baravuga bati se niba baravuye hanze barebye ikibazo cy'ubuhunzi gihari, bagafata umwanzuro bakavuga bati reka tugende tujye kubohora igihugu cyacu. Ibyo ngibyo babikoze ku bwitange, babikoze nta kintu na kimwe bavuga ngo bagendeyeho, babikora bavuga bati nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abandi bafatanyije baritanze baza kwitangira igihugu cyacu. Reka rero natwe uyu munsi twemeye twitangira igihugu cyacu, kuko nitwe tukirimo, nitwe rubyiruko, nitwe mbaraga z'igihugu, tukitangire tucyubake,
dukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Twe rero n'ubundi dukora nk'abakorerabushake, dukora tuvuga tuti nta gihembo dukeneye, ariko hari aho dushaka kugira ngo tugeze igihugu cyacu. Mu by'ukuri nanjye amazina yanjye banyita Asumani Nshimyumuremyi, nkaba niga hano muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi, nkaba niga kwigisha imibare ndetse na special educational need cyangwa se kwita ku bana bafite ubumuga. Uyu muryango ku bijyanye n'ivuka ryawo, mu by'ukuri ibibazo byo ni byinshi usanga bigiye byugarije abaturage. Tugenda tureba, ni ukuvuga ngo dukora dushingiye ku cyo tubona gishobora kuba ari nk'imbogamizi ku baturage. Ubundi intego yacu muri rusange ni ugusigasira ibyagezweho dushingiye ku mutekano ndetse n'iterambere. Hari ibikorwa byinshi rero by'iterambere tugenda dukora, hari ibindi bijyanye n'umutekano, byose dutanga amakuru, kuko nk'uko yabitubwiye uyu muvandimwe wacu ariwe n'umuyobozi wacu coordinator, yatubwiye ko ibikorwa byacu dufatanya na polisi. Muri rusange rero uko gufatanya na polisi, hari amakuru runaka ushobora kuba yahungabanya umutekano, ukayajyana ukayageza kuri polisi, kuko mu by'ukuri mu baturage usanga ari twe tumenya ibintu mbere kurenza uko bo bashobora kuba bamanuka bakabibona. Ni ku bw'ibyo rero uyu muryango wabayeho kugira ngo tujye dufatanye n'ubwo buyobozi bwacu, tubagezeho ayo makuru, ikibazo cyose cyavutse tukibonera umuti twese dufatanyije. Mu by'ukuri gukorera ubushake ntako bisa, ni ibintu mu by'ukuri kuzamura igihugu cyawe nta cy'ubuhomba iyo urimo urakorera igihugu cyawe, kuko ari abavandimwe bawe ubu bazamura, ndetse n'abandi batura Rwanda muri rusange. Murakoze. Amazina nitwa Munyaneza Pacifique, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi rya Rukara. Ndi umwe mu bayobozi bagize uyu muryango wa Rwanda Youth Volunteers and Community Policing, ndi vice coordinator w'iyi association. Uyu muryango ni umuryango wavutse kugira ngo ubashe kwerekeza mu cyerekezo cy'iterambere cy'u Rwanda. Abayobozi bacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'abandi barafatanyije mu rugamba rwo kubora igihugu, ari nk'abo dufata nk'icyitegererezo muri uyu muryango wacu. Yagiyeho kugira ngo ikemure ibibazo byari byugarije abaturage, harimo kutagira aho baba se, ikibazo cy'umutekano, harimo ikibazo cy'imibereho itari myiza. Ni muri uru rwego iyi association yavutse kugira ngo nk'abanyarwanda bafite umutima, abanyeshuri bafite ibyo bitekerezo babasha gushyira hamwe, bakunganira bagenzi babo mu buryo bw'imitekerereze cyangwa se uburyo bw'imikorere bafatanye. Turacyari mu kiganiro Kaminuza mu iterambere kuri Radio Sarusi. Nge mukiri kumva ndi Jean Claude Twagirimana. Uru rubyiruko kandi ruvuga ko uretse ibikorwa byo gukumira ndetse no kurwanya ibyaha, rwiyemeje gutanga umusanzu warwo kugira ngo imibereho y'abaturage irusheho kuba myiza, aho bakora ibikorwa bitandukanye birimo kurwanya imirire mibi mu bana, ibiyobyabwenge mu rubyiruko, inda zitateganije ziterwa abangavu, ndetse no kubakira abatishoboye amazu n'ubwiherero mu rwego rwo kurwanya indwara ziterwa n'umwanda. Mwatubwira mu by'ukuri ibikorwa mumaze kugeraho kuva mwatangiza uyu muryango? Murakoze. Mazina yanjye nitwa Bikorimana Protégene, nkaba nanjye ndi mu bahagarariye uyu muryango muri iyi kaminuza yacu. Bimwe mu bikorwa umuryango wacu wabashije kugeraho harimo gukemura ibibazo byugarije abaturage, harimo nk'ikijyanye n'imirire mibi. Imirire mibi twayikemuye turimo duha abaturage amatungo tuboroza, ndetse twagiye dukorana imiganda nabo itandukanye, ku buryo twagiye tugira uruhare mu kubaka amazu yabo atandukanye. Twagiye twubaka uturima tw'igikoni muri bwa buryo bwo kubarinda imirire mibi ndetse n'ibindi. None se ko numva mufite ibikorwa bisa nkaho bibasaba imari, amafaranga mukoresha turukaye? Murakoze. Nanjye amazina ni Hazaza, ndi umwe muri no komite. Twebwe twifashisha uburyo bwitwa nk'ari bwa gakondo butadusaba imari cyane, aho dukeneye transport cyangwa aho dukeneye nk'aho tugiye kuri kigo kiradufasha kikaduha imodoka tukajyayo, nko
nko muri utwo turima tw'igikoni twabashije gukoresha ibirere biboneka mu nsina zabo, dukoresha imifuka kuko abenshi baba hanze babona imifuka ivamo za kawunga turayikoresha. Nibyo twabashije gukoresha. Amatafari twarayibumbuye, twagiyeho tugiye kubaka turibumbira, nta mukozi tweze dukoresha. Noneho mu gihe cyo koroza, kuko turi benshi kandi dukunda umuryango, dukunda abaturage, buri wese yakoresheje uburyo ashoboye, tubasha kuboroza. Twakoresha amatungo magufi twabona nk'inkoko. Mu bikorwa mumaze gukora, tuvuge ibyo byo kuboroza, mumaze gutanga amatungo yahe? Ko iyo bavuze koroza umuntu yumva amatungo, mutubwire ubwoko bw'amatungo mumaze gutanga ndetse n'agaciro k'ayo matungo. Nko mu bikorwa tumaze gukora mu koroza abaturage, twatanze inkoko 7. Izo nkoko rero mu kuzitanga ni ukuvuga ngo buri nkoko yabaga ihagaze amafaranga 5,000. Ubwo rero nufata 5,000 ku nkoko imwe, ugakuba inkoko 7 35. Ntabwo byoroshye kuvuga ngo turi abanyeshuri hano natwe twireba, hari twe twimenya, ariko iyo ufite umutima wo gukorera ubushake ndetse ufite umutima wo gutanga, wumva ko hari umuntu ugiye gufasha kugira ngo agire ikibazo gikemuka, ntabwo ushobora kureba ngo nta mafaranga mfite. Twe rero ni ukuvuga ngo nk'abakorerabushake turitanga, kuko tuvuga ngo reka dufashe uriya muturage, dufashe, kuko nk'amatungo magufi twatanze tuvuga ngo hari umwana mutoya duhaye iri tungo, ashobora kurya amagi inkoko yateye, cyangwa se bakaba bamutekeramo n'uwo mureti kugira ngo bimufashe kuva muri ya mirire mibi yararimo. Twe rero mu bushobozi bwacu dukoresha ubushobozi buke bushoboka, ariko tugakora igikorwa kigaragara kandi tugana muri rya terambere ry'igihugu cyacu twifuza kugira ngo tuzagereho. Nibyo koko birumvikana, ariko muri abanyeshuri kandi nta mafaranga menshi mugira. Izo nkoko nizo mwivaniye iwanyu cyangwa nizo mwivaniye mu mufuka wanyu? Mudusobanurire tubyumve neza. Murakoze. Mu by'ukuri rero nk'uko turi ahangaha turi umubare utari mukeya w'abanyamuryango, hari igihe duporopoza tukavuga tuti umwe wenda ashobora gutanga uko yifite, tugahuriza hamwe, kuko mu by'ukuri uko duhuriye mu muryango twese twaje dufite umutima, nabo tubana bose tubana bafite umutima koko wo gufasha, kuko n'ubundi nk'uko twitwa urubyiruko rw'abakorerabushake, ntawuzamo adakeneye koko gukorera ubushake. Twese dukunze igihugu cyacu, umuntu uramubwira uko yifite akaba ariko atanga, tugahuriza hamwe igikorwa tukagikora kandi kikagenda neza. Nta yandi matungo mumaze koroza abaturage? Andi matungo yo ndumva ntayo, gusa ariko biri mu mishinga dufite, hari ibindi bikorwa byinshi duteganya gukora, n'icyo rero nacyo turacyakigaho, nacyo kiri mu byo twiga. Mu byo mukora mutubwiye ko murwanya imirire, muyirwanya mute? Imirire tuyirwanya, twatanze inkoko zishobora kubyara cyangwa se zishobora gutera amagi. Ayo magi ashobora kwifashishwa mu buryo bwo kugaburira abo bana, bityo umwana wariye amagi twasanze adashobora kugira aho ahurira n'iyo bwaki. Ikindi mu bikorwa dukora, twakoze ibikorwa byo kubaka uturima tw'igikoni. Utwo turima tubasha kweraho imboga ndetse n'ibindi byakifashishwa hatunganywa imirire, ku buryo twumva imirire myiza ishobora kuba yagerwaho inyuze mu bikorwa dukora. Kugeza ubu se ni abaturage bangana iki mumaze gufasha mu turima tw'igikoni cyangwa ibindi bikorwa? Kugeza ubu tumaze kubaka uturima tw'igikoni tugera nko mu turima 8, tugendeye mu tugari dutandukanye. Mu gihe kingana iki? Mu gihe ni nko mu mezi 2, kuko twubatse muri kino gihembwe twaje. Kuva se mwatangira uyu muryango nta bindi bikorwa mwakoze? Twakoze ibikorwa byo kubaka amazu, twubakiye abaturage amazu, tubabumbira amatafari, turubaka, tujya no gusura amateka y'igihugu cyacu kugira dukore neza tuzi icyo tugamije. Mumaze kubaka amazu angahe? Twubatse inzu imwe mu kagari kino hirya, ariko twayubatse dufatikanyije na Youth Volunteers n'ubundi ku rwego rw'akarere, ndetse dufatikanya na leta. Mwatubwira agaciro k'iyo nzu naho amafaranga mwakoresheje yaturutse ko kubaka inzu tuzi ko bihenda? Ibikorwa twavuze harimo kubaka, twavuze ko ibikorwa dukora tubikora dufatanyije ubuyobozi ndetse n'abaturage. Ntabwo ari ibikorwa dukora nk'abanyeshuri twebwe ubwacu ku giti cyacu.
usibye ko natwe tuba dutegura gukora ibikorwa tuvuga tuti bigira imbaraga twe twabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo twifatanya n'ubuyobozi, ubuyobozi butanga amabati, twifatanya n'abaturage, ntaruwa ngo ni ibikorwa twakoze twenyine, dufatanya n'abaturage tukabasha gukora ibikorwa byo kubaka ayo mazu, ugasanga dukoze ibikorwa bigaragara mu gihe gito cyane. Hari icyo wongeraho kuri ibyo bikorwa? Icyo nakongeraho ni uko twe uruhare runini nko kuri ayo mazu ni ukubumba amatafari, kuko mu by'ukuri nk'uko twabivuze ntaho dusoroma, nitwe twishakamo amafaranga, ariko nk'aho kubumba amatafari usanga ni imbaraga tujyana. Imbaraga rero turazifite rwose, turagenda tukayabumba, abandi nabo bakagenda bazana ibyo bafite, nk'uko mu buyobozi mu by'ukuri baba bafite ubushobozi bwo kuba bagura ayo mabati, bakazana nabo bagashyiraho nta kibazo. Ese akabazo k'amatsiko, ibyo bikorwa mu bikorera hehe? Coordinateur cyangwa coordinatrice cyane. Ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa dukora akenshi tubikorera hanze, kuko nk'uko twabivuze twe tureba ahari ikibazo niho tujya. Ibikorwa dukora rero tubikorera mu baturage, twebwe twigererayo kuri tere, tukagenda tugasura abo baturage, kuko hari igihe uganira n'umuyobozi w'umudugudu cyangwa se w'akagari, akaba yaguhereza umuturage akubwira ko ari we ukennye, ari we ukeneye icyo kintu, ariko mu by'ukuri atari we ugikeneye, hari abandi bamurenzeho. Twebwe rero twigererayo tukabisura. Gusa mwizera amakuru abo bayobozi babaha? Dushobora kuyizera, ariko biba byiza iyo wigereye aho uzakorera igikorwa ukanahasura, ukareba n'uburyo uzagikora mbere y'uko umunsi w'igikorwa ugera. Twe rero ibikorwa tubikorera mu baturage, kuko nibo tubona hari ibibazo byinshi bitandukanye, kandi mu mbaraga zacu dushobora kubikemura. Nkurikije ibyo mwavuze mu bikorwa mumaze kugeraho, mwavuze ibyo kubakira abatishoboye, muvuga ibyo kurwanya imirire, ndetse n'ibyo kubaka uturima tw'igikoni. Ni ibyo bikorwa gusa mumaze kugeraho cyangwa hari ibindi mutatubwiye? Mu by'ukuri murakoze, hari ibindi bikorwa na hano ntago na kaminuza turimo twigeze tuyirengagiza, kuko twateyemo ibiti bigera ku 5,000. Ibiti byose bishobora kuba bikiri bitoya. Byo mu buhe bwoko? Harimo gereveriya, harimo n'ibiti bya pinusi twateye, kandi mu by'ukuri urabona ko tukomeza no kugenda tubibungabunga, urabona ko ibiti bimeze neza nta kibazo. Mu bikorwa tugenda dukora byo, ibikorwa ni byinshi. Hari ibikorwa by'ubufasha bw'imyumvire, aho tugenda dutanga inama kuri barumuna bacu, aho dutanga ibiganiro bigiye bitandukanye mu bigo by'amashuri. Twavuga nko kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, kurwanya inda ziterwa zitifuzwa cyangwa se zitateganyijwe. Ibikorwa byo ni byinshi, twifatanya abaturage mu miganda. Muvuze ibiganiro mujya mukora, mwatubwira nk'ibiganiro mwateguye nabo mwabigeneye? Twateguye ibiganiro ku kurwanya ibiyobyabwenge, tubitanga muri fawe mu kigo cya segonderi, tunabaha ikiganiro cyo kurwanya inda zitateguwe, ndetse tukongera no kubitanga mu kindi kigo cya segonderi kiri Gahini. None inda zitateguwe bazirinda gute? Inda zitateguwe bwa mbere, abana bari segonderi cyane n'abana baba bageze mu gihe twita adolesa, cyangwa mu gihe bafite amaraso ashyushye ushobora kumushukisha ikintu cyose. Mbere tubanza kumwumvisha ko icyo umusore yazamubwira cyose nyirizina ntabwo ari urukundo abamugaragariza cyane, kuko imyaka barimo ntabwo ibimwemerera gukundana muri cyadi. Noneho tumwereka ko nabwo urukundo no gukora imibonano mpuzabitsina ntaho bihuriye, kuko natwara yanda namubwira ngo ndagukunda, cyane cyane twibanze nko kuba mutara bo tubona ino, wenda akakubwira ati ndagukunda, ejo akagutwara, yanda n'uyitwara rya shuri riraba rihagaze, na rwa rukundo rurahagarara. Twabumbishije nimba umusore agukunda ntaho bihuriye no kukubwira ngo muryamane. Icyo nongeraho ni uko si ukwigisha abana b'abakobwa gusa, ahubwo ni ukwigisha na bagenzi babo bo ku kigero kimwe kwirinda ko yagwa mu gishuko cyo gutera mugenzi we inda, cyane ko nawe bishobora kuba byamubangamira mu myigire ye, ndetse na wa mwana ugiye kuvuka akavukana ibibazo, bikazatera ikibazo kinini cyagutse ku gihugu cyacu. Mwatubwiye ku byerekeranye no kurwanya ibiyobyabwenge, mubirwanya mute kandi hehe? Ubundi ibiyobyabwenge tubivuze twumva ibiyobyabwenge bisa nkaho byibanze mu rubyiruko. Akenshi turebye muri iki gihe cyacu turimo, tubona ko
byibanze mu rubyiruko. Ibiyobyabwenge tuvuga ni nka kanyanga se, ni urumogi, n'izo nzoga z'inkorano, usanga urubyiruko biba byoroshye kuba ari byo babona. Si ukuvuga ko atari ibindi biyobyabwenge byakoreshwa, ahubwo twe tureba ibyo urubyiruko rubasha kubona ku buryo bworoshye. Twebwe uburyo ki tubafashamo ni uburyo bw'ibiganiro no kubereka ibi byabyo, ese ibitera n'iki. Iyo bamenye uko babyirinde bari byiza kurushaho. Mu nyigisho se mutanga mwasanze igituma urubyiruko rurushaho kwishora mu biyobyabwenge ari iki? Iyo tugiye kwigisha urubyiruko usanga ahanini ari irari cyangwa se n'ibigare bagenderamo, agashungo kabo k'urungano baba bari kumwe nabo. Uvuga ngo hari ibintu bikorwa abana bagenzi babo bakagenda babarura bababwira ati mwaracikanwe, mu by'ukuri iki ngiki gikozwe byagenda gutya byaba byiza, ugasanga icyo kintu nicyo kibaye nk'imbarutso igenda ibakurura ibasunika ibajyana muri ibyo biyobyabwenge. Ugasanga wenda bitewe nabo bagendana aragiye iryo taba ararinyweye cyangwa se n'izo nzoga aziyahuyemo gutyo. Ubwo ni rwo ruhare runini cyane. Ikinini ni irari cyane cyane niryo twasanze, cyangwa se n'ubumenyi buke, kuba nta bumenyi babifiteho cyane nabyo ku ngaruka zabyo twasanze nabyo biri mu bimwe mu bituma bajya muri ubwo. Impanuro rero mwaho urubyiruko ruri hanze aha rutitabira ibikorwa byo gufashanya cyangwa by'iterambere nk'abantu b'inshabwenge, ni izihe mpanuro mwabaha? Murakoze cyane. Impanuro ku giti cyanjye nabaha ni ukugerageza gukora icyo basabwa. Igihe mvuga ni iki gihe turimo cy'uko turi urubyiruko, mbese tugombye kwiyumvamo ko turi abanyarwanda kandi bifuza u Rwanda rwiza. U Rwanda rwabaye rwiza kubera rwagizwe rwiza n'amaboko y'abana barwo. Impanuro nge natanga uyu munsi wa none, urubyiruko iyo tugeze gutya tukabyiruka tubona amatara yaka, tubona kaburimbo ahantu hagiye hatandukanye, turabyishimira twumva ni ibintu byiza cyane, ariko tujye dutekereza n'ahantu ibyo bintu byose biba byagiye biva. Ibyo byose biva mu bitekerezo by'abantu bafite urukundo, bakunda igihugu cyacu, biva muri ya mikorere, bya bikorwa bigenda bikorwa. Ni muri urwo rwego natwe cyangwa se nk'urubyiruko rwaba ruduteze amatwi rugerageze byibuze rwigire kuri bakuru bacu bafite icyerekezo cyiza, bafite abo bifuza kugeza igihugu cyacu muri bwa buryo bwo kugikora no kugikunda. Hari icyo wongera ku byo mugenzi wamaze kuvuga? Ikintu nakongeraho nabwira urubyiruko, nibigire ku mateka y'abatubanjirije. Rwari urubyiruko rwitanze rubohora igihugu cyacu mu gihe byari bikomeye, none urwo rugamba rwararangiye, urwo tugezemo ni iterambere. Niyo mpamvu buri wese akwiye kubigira ibyiwe, akumva ko igihugu ari ikiwe ntawe bagisigana, agakora ashaka guteza igihugu cy'imbere kandi agakora bikunze. Muhuzabikorwa. Murakoze. Ikintu nabwira urubyiruko, mugenzi wanjye yaravuze kwigira ku mateka. Ni ukuvuga ngo hari amateka tubonye yuko baje kubohora igihugu cyacu ari urubyiruko nkatwe. Muri icyo gihe baje kubohora igihugu kuko hari urundi rubyiruko rwari rwarasenye ibyo igihugu cyari kigezeho. Rero numva ko urubyiruko niruguma kwicara hari byinshi bizasenyuka. Nibareke rero kwicara kugira ngo hahandi twavuye habi uyu munsi wa none tukaba turaheza, ahubwo noneho tuvuge tuti hahandi twavuye habi reka tutazasubirayo. Ntago tuzavuga ngo tuzagera ku byiza rero ari uko bicaye. Reka duhaguruke buri wese yumve ko ari ibye, ntihagire ubiharira umwe avuga ati njyewe ndabizi uriya azabikora. Ushobora gusanga uko amutekerereza ariko nawe arimo aramutekerereza. Reka rero twese buri wese yumve ko ari ibye, yiha izo nshingano zo kumva ko agomba gukorera igihugu, yumva ko ari umwana w'igihugu kandi niyicara hari byinshi bizapfa. Muri make baba intore zitaganya ahubwo zishaka ibisubizo. Intore yishakira inzira ubundi. Reka tureke gutegereza amaboko aturutse ku bandi, ahubwo twebwe ubwacu twihereho nk'urubyiruko. Tutumva ko hari abandi barimo barakora, ahubwo twumve ko natwe bagomba kudutekereza nk'aho turimo gukora. Tureke gutekereza ko hari abarimo kudukorera, ahubwo badutekereze twe nk'ababakorera.
Abanyeshuri bibumbiye mu muryango w'urubyiruko rw'abakorerabushake rugamije gukumira ndetse no kurwanya ibyaha rwiga muri Koleji y'Uburezi ya Rukara rwifatanya n'abaturage batuye mu karere ka Kayonza mu bikorwa bitandukanye birimo umuganda, kubakira abatishoboye amazu ndetse n'uturima tw'igikoni mu rwego rwo kurwanya imirire mibi mu bana. Kugeza ubu imibare igaragaza ko mu Rwanda barenga 60% by'abarutuye ari urubyiruko. Nshuti bakunze b'ikiganiro kaminuza mu iterambere. Ikiganiro cy'uyu munsi naha tugishoreje. Muri iki kiganiro mwumvise byinshi bijyanye n'uburyo urubyiruko rwiga muri Koleji y'Uburezi ya Rukara rugira uruhare mu guteza imbere imibereho y'abahatuye nk'imwe mu nshingano za kaminuza. Mu biganiro byacu bitaha tuzakomeza kubagezaho byinshi bikorwa muri kaminuza y'u Rwanda mu mashami yayo atandukanye aherereye hirya no hino mu gihugu. Ni kuri Radio Salus ku 97.0 ndetse n'101.9 FM uruwa kane saa 10 ndetse no kuwa mbere saa 3 z'ijoro. Iki kiganiro mugitegurirwa nanjye Jean Claude Twagirimana fatanije na Eugene Hagabimana. Wumvaga ikiganiro kaminuza mu iterambere kuri Radio Salus. Inkingi z'u Rwanda ziruteza imbere.